Hari abantu bavuga bati sinabona umuntu nkunda by'ukuri. Ukuri ni uko rimwe na rimwe ikibazo si urukundo rutabaho, ahubwo ikibazo ni ibintu tutareka gukora. Kandi nyamara ibyo bintu biretse wakundwa ndetse kurenza nuko wabitekereza. Ariko ikibazo ni kimwe, ntidushaka kubireka. Kandi nyamara ubiretse ushobora ukabona mwiza cyane, mbese ugakura ukenza nuko wabitekereza. Kandi ibi bikaba bidufungira amahirwe yo kubona urukundo nyarwo. Uyu munsi reka nkwereke ibintu 10 ugomba kureka niba ushaka urukundo rw'ukuri nyarwo. Ubundi urukundo ntiruvangwa, ahubwo urukundo aba ari umwimerere. Ikindi rufite experience. Urukundo rero ruhuzwa n'ibindi bintu. Iyo ruhuye n'ibindi bintu bitandukanye rurapfa. Urukundo niwamo uburyarya n'ibindi bintu bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira video kugeza ku musozo, kubera ko nakeka uraza gusoza wasobanukiwe neza kandi 5 kuri 5. Kandi iyi video irimo inama, inkuru zizagufasha ndetse n'ibindi bitekerezo bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni kuyikurikirana kugeza ku mpera zayo, kubera ko irarangira yagufashije. Naho ikintu cya mbere ni ugukunda umuntu utagukunda. Ukomeza gukunda umuntu uzakwitayeho bigufungira amahirwe yawe yo kubona undi muntu ukunda. Rekurira kugira ngo ubone ibyiza, kubera ko nugumana ibibi ntuzabona ibyiza, kubera ko nta mana ibana na Satani. Naho ikintu cya kabiri, kureka kwiyemera gakeya. Niba wumva udakwiye gukundwa, uzemana n'urukundo rudakwiriye. Wigeze kwikunda mbere, kubera ko niba urukundo rudafite controle cyangwa se niba urukundo rutagira controle, urugero bize igare rigeze amanuka, ariko iryo gare rikaba nta feri rigira. Naho gatatu, kureka gutinya gutandukana. Hari abantu baguma mu rukundo rubababaza kubera gutinya kuba bonyine, ariko rimwe na rimwe gutandukana ntinangiriro nshya, kubera ko biragoye ko iyo umuntu yakubabaje azabireka, kubera yuko ngo niyo urose nabi burinda bucya. Naho ikintu cya kane, kureka gukunda kubera loneliness. Gukunda kuko uri wenyine bigutera guhitamo nabi. Urukundo nyarwo niriho mu bwigunge, kubera ko ubwo bwigunge bigumemo gihe kizagera Imana ubweze wakugeneye kandi mwiza ugukwiriye. Ubwo bwigunge uzanyura ubuvuyemo ujye mu bandi ukonjoroke. Naho gatanu, kureka kwihanganira abuse. Niba ubabazwa, niba usuzugurwa, ibyo si urukundo. Urukundo nyarwo rurubaha, kubera ko nta rukundo rubabaza, nta rukundo rusuzugurwa, ahubwo rurubahwa ndetse rukanakundwa. Ibyo ngibyo twabigereranya n'ububabare bukomeye cyane. Gatandatu, kureka gushaka perfect person. Nta muntu utunganye, ahubwo shakisha umuntu ukwiriye utari perfect, kubera ko ngo n'intungane bwicume 7. Ariko hari ugucumura, hari no kurengera. Naho 7, kureka guhisha uriwe. Niba utabaye uriwe ntuzabona umuntu ugukunda by'ukuri. Valeyari, kubera ko kwigira uriwe bizatuma abantu bakumenya bagukunde, kubera ko bakubonye ukuri. Kubera ko kwishushanya ukigira uko utari, nyuma uzasanga ibyaye ikibazo gikomeye cyane. Ikiza ni ukwigira uriwe umuntu akagukunda, ashaka kunja umuntu muzima. Naho ikintu cya 8, kureka kwihuta mu rukundo, kubera ko ibintu byiza bifata igihe. Urukundo rwihuse cyane rusenyuka vuba cyane. Ikiza rero nuko hari ku rukundo rugatinda rukaza rumeze neza, kuko nushaka urwa vuba cyane ruzaza vuba yego, ariko ruzaza rupfuye. Ibyiza rero ku rukundo mu rwubake, mu rupange, ruzaza rukomeye cyane. Naho ikintu cya 9, kureka kwiringira amarangamutima gusa. Feelings zirahinduka, ariko urukundo nyarwo ruba rufite respect, trust ndetse na commitment. Naho ikintu cya 10, kureka gutinya gukunda. Nanone kubabazwa bishobora gutuma utinya gukunda, ariko nanone wibuke yuko urukundo rwiza rurahari. Ushobora kubabazwa yego, ushobora no gukundwa, kubera ko ibi birahari n'ibyiza birahari, ariko nanone wibuke yuko ibyiza biri imbere. Nk'uko wabibonye rero, kugira ngo ubone urukundo rwiza cyangwa se urukundo nyarwo, hari ibyo ugomba kureka. Ariko nanone iyo ubikoze neza ubuzima bwawe burahinduka, bukaba bwiza, bugahinduka bushyashya. Ibyiza ni uko wabireka ukijya mu buzima bwiza bushyashya.
ariko nanone reka mbabaze, ni iki muri ibintu 10 utekereza ko cyaba kigoye kureka? Twandikire muri comment tuganire, ndetse niba ufite n'ikibazo ugisigaho muri comment, kandi ukande subscribe niba ushaka urukundo rwiza, ndetse utujya no gukanda like. Reka nanone mbibutsa video izakurikiraho yo ntirurangiza. Kwirengagiza patina, numwiteho numuhamagare, numaze uko ibintu bimeze. Ibi bisa n'ibintu bitoya, ariko umutima w'umuntu urababara cyane. Ibi bisa naho uba ukubye umuntu na 0, kandi ubusanzwe tuzi ko 0 ari umubare mutoya cyane, kubera ko 0 ni ikintu gitoya cyane, kubera ko ikintu cyose kikubye na 0 gihinduka 0. Ibi bivuze yuko ukubye umuntu na 0 nawe aba yindutse 0. Niba ushaka video yose nyarukira kuri YouTube urebe uko uri kutavugwa. Ni video nziza cyane yagufasha mu mibereho yawe ya buri munsi. Ishyari rikabije ni kimwe mu bintu byangiza urukundo cyane. Ishyari rito ni risanzwe, ariko ryangeje urugero rihinduka uburozi bukomeye cyane, riganisha ku kutizerana, ku makimbirane ndetse na stress. Aha nshaka kuguha urugero rufatika cyane. Ni nk'igihe umuntu aguze imodoka undi nagakora cyane ngamwigana yigure, iryo ni ishyari ryiza. Ariko ishyari ribi ni nk'igihe umuntu aguze imodoka undi nagakora ishoboka byose ngo iyo modoka yihombe, bose bamere kimwe. Niba ushaka video yose nyarukira kuri YouTube wandikemo kuri kutavugwa, more video nziza cyane ndende ku buntu, kandi video nziza cyane usibye no kuba video nziza cyane irimo n'inama zagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi.